ndashaka kwiyama ku mugaragaro imbere y'ikoraniro ry'abakirisitu amakorari yose yo muri Archdiocese ya Kigali ndetse binashobotse no mu Rwanda hose. Ntabwo nzi rero wahimbye iriya ndirimbo ya Gloria mwaririmbye, ariko ndamukeka ashobora kuba ari Oreste, niba ntibeshye. Mumusabire. Inshuti bakunzi ba Emipro Media, abakunzi ba Padiri Piero ndetse n'umubyeyi wacu Kiliziya Gatolika ari nayo operating system dukoreramo nk'uko nkunda ko bivuga, abari mu Rwanda mu madiyoseze atandukanye, amadiyoseze, amaparuwasi, amasantarari n'imiryango remezo ndetse n'abadiaspora ku migabane yose y'isi. Kristo Yezu akuzwe. Kuri uyu mugoroba muri kubona ko nakiriye padiri muri studio za Emipro Media, nakiriye Padiri Piero, padiri mukunda udufasha mu by'ukwemera ndetse no mu by'umuziki kuko ni umunyamuziki. Mbibutsa ko afite na chaîne yitwa Piero, Padiri Piero. Abatarakora subscribe kugira ngo ibyo mutazamubona hano mujye mubisangwe kuri Source, muhite mubikora vuba vuba. Padiri turakwakiriye. Murakoze cyane, murakoze. Kandi tugukumbuye. Yarashize iminsi byo naboneka, ariko kubera ubutumwa butandukanye, ariko ubu nabonetse. Yego. Ishyorongi mumeze neza? Twebwe imvura itumereye nabi hano Kigali. Natwe imvura twarayibonye, ariko ntabwo twavuga ko itumereye nabi, kuko burya imvura ntabwo nayinubanye, kuko aho batayigira nibo bazi ukuntu bibabaza kutagira imvura. Hari umuntu tugize kuganira wo muri Somalia ndetse dusa nk'abari baturanye, noneho imvura iguye kubera ko twari turi mu mujyi nyine turijujuta, ariko nk'iyi mvura ibije kutubuza amahoro twikorera gahunda zacu. Yadukubise inshyi twese, twari abasore, adukubita inshyi ati nta soni, ati wacu umwana ashobora kuvuka akagira imyaka 10 atazi imvura icyo aricyo, ku buryo n'imvura ishobora kugwa akarira yiyoza ibyo bintu bibaye ibyo ari byo. Ati urumva rero ko ubuzima tuba tubayeho uko bumeze. None mwebwe muhorana imvura, usanga ari icyatsi ahantu hose, ari icyatsi kibisi, mufite ubuzima. Ati none muri ino imvura, niyo mpamvu imvura ntayinoba, nubwo wenda rimwe na rimwe igitera ibiza n'iki byose, ariko buriya turi mu bantu bagira umugisha guhorana imvura. Muri iki gihe yaratinze kugwa, igwa nabi, nkatwe tubana n'abahinzi kandi natwe turahinga, ntabwo byatuguye neza, ariko byibuze yibonetse ntiburi kiramira. Buriya n'inzara yo mu mvura ntabwo bimeze nk'inzara yo mu zuba. Wa mugani niyo ari no mu gihe cy'imvura umuntu akajya no kuryama arasinzira bikemera, agakenera kwiyorosa cyane, ariko nta mvura imbaraga sosiyete ziza kandi warya n'imboga zimejeje aho ipfa aho ngaho, niba n'ibishyimbo bitareze, ariko izo mboga zabonetse kubera imvura. Naho se izuba ari izuba gusa, ubuzima bwakomera. Kandi nkamwe noneho b'abanyamuziki, nk'uno munsi wari uri muri studio uri kuri codinga, mbo hari n'izindi wagiye ukora cyane, bavuga ko nyine umuntu kugira ngo anage muri mood agire inspiration akore, abagomba kuba ari muri mood nziza, yariye kwa kuni mutubwira ngo roho nziza ijya mu mubiri mwiza. Yego. No kugira ngo bashe gutekereza no kuba wafunguye, burya ibyo dufungura nibyo bidufasha kubaho no gutekereza. Umuntu buryo ufite inzara sugira ngo atekereza, ikintu cyambere cyo kiri mu mutwe no kubona icyarya, nta kindi cyatekereza. Ngira ngo urabizi ko n'abana bajya mu ishuri rimwe na rimwe bagatsindwa kubera kugwingira mu bwonko, kubera ko yagize imirire mibi cyane cyane mu buto bwe. Rero niyo mpamvu kurya no kurya neza ari ngombwa. Ubwo urashaka kuvuga ko ubuzima baburya batabwisiga? Ubuzima impamvu mvuze gutyo nuko mbona abakobwa birirwa bisiga ibintu by'ibirungo byinshi by'icyatsi kibisi kugira ngo babe beza, bagira inzara nziza, amabere meza n'amataye byose. Biriya bagira ngo bagaragare neza, wenda nabyo baba bikeneye, ariko ubundi mu by'ukuri icyo umuntu akeneye ni ikijya mu nda. Twebwe abemera n'ijambo ry'Imana, ariko ku buryo buri biologique, anatomy n'ibindi byose, physiology, umuntu akeneye kurya neza kurusha ibyo yisiga inyuma. Nubwo no kwisiga no gukaraba ari ngombwa, ariko gufungura kandi gufungura neza, ahubwo no umuco wacu burya abakinyarwanda ntago tuzi kurya, ntago tuzi gufungura. Hari abajya bavuga ko tuzi kunywa akanda gahiye, ariko ubundi gufungura usanga tutabizi. Burya n'uburyo bwacu bwo guteka ntago buhinduka. Mu yindi mico usanga bafite uburyo bwo guteka buhinduka, ikintu kimwe akabashobora kugiteka nko ku buryo nko 20, kandi ari ikintu kimwe.
naho twebwe niba ari ibirayi bitekwa kimwe wavuze ngo yateye imbere agashyiramo ifiriti kandi ifiriti burya ntabwo ari nziza cyane ibishyimbo bitekwa kimwe biki byose hari n'ibyo tutarya kandi ari ibiryo byiza cyane umuco wacu tukabinena kandi ari ibiryo byiza cyane bigatuma rero rimwe na rimwe n'imibereho yacu itagenda neza sinzi abantu twigeze kuganira mbabwira ko igisura ari imboga nziza umubirizi ari imboga nziza baranseka cyane kandi nyamara ibyo navugaga ni ukuri ni imboga nziza nk'ubwo bw'umunyarwanda aravuga ngo ni ibiryo by'umushonje oya buriya uzi ko umushogoro ari mwiza kurusha ibishyimbo umushogoro ni mwiza kurusha ibishyimbo ariko mu Rwanda tuvuga ko umushogoro ari ibiryo by'inzara ngo ni ibyo abantu barindagiye b'abakene burya umushogoro ni imboga ukagira na poroteyine nyinshi burya ahubwo muragiye ahinga n'ibishyimbo by'umushogoro gusa nabyo byaba ari byiza buryo ahubwo wewe waguha imishogoro wahitamo imishogoro y'ibishyimbo ahubwo ukamenya no kuwuteka neza no ku buryo butandukanye tukamenya sinzi mbona mu muco wacu kubera ko wenda umuntu yaba ageze igihe cyo gusohoka mu gihugu akareba n'abandi uko babaho n'uko bacunga ubuzima bwabo nibwo ubona ko wenda natwe iwacu hari ibyo tubura kandi tukabibura ataravuga ngo ntibihari ahubwo kuko utazi kubikoresha utazi buriya uzi ko hari ibintu tunena ahandi usanga aribyo bifite agaciro uzi ugiye nko muri Burkina Faso ukavuga intama nabi bakwirenza kandi intama ko kugira intungamubiri nyinshi ariko umunyarwanda umubwiye ko wari intama akubwira ngo urya intama se uzi ko ifumbire y'inkoko iruta iy'inka yego ifumbire y'inkoko uko amatungo agenda aba magufiya ni nako burya intungamubiri zituruka ku nyama n'ibindi bikomokaho nk'amagi n'ibindi ndetse n'ifumbire yabyo ibikomeye kurusha inka buriya n'umuntu ufite inka nk'ebyiri abaze neza ibyo umusaruro avana mu nka n'ibyo ashyiramo kugira ngo abone uwo musaruro asanga ahomba nuko umuturage we ntabibara ngo abari imibyizi abari imvune ze nawe yihembe undi abahomba ariko usanga nk'umuntu worora ingurube ari wunguka kurusha uw'inka ntabwo zirya byinshi ariko inka mu muco wacu ni icyubahiro murashimishwa nuko atunze umutunzi n'ufite inka sibyo ariko mu by'ukuri ugiye mu kuri usanga woroye ingurube ari we wunguka kurusha uw'inka kuko imwe ibyarira inshuro imwe ikabyara nyinshi itanariye byinshi ikabyara imwe kandi yanariye yakuruhije yakugoye udasinzira kandi tubihuje n'umuziki se twari turi kuvuga ku byo kurya neza ubwo ni ukuvuga ko abantu barya neza bashobora no guhimba indirimbo nziza burya nk'umuntu wifitemo inganzo kuko abantu bose ntabwo bagira inganzo niko bimeze ntabwo ari njye warimye abantu ngo mubimbaze ariko abantu bose ntabwo bagira inganzo wenda ushobora kuyigira mu kindi kintu ntibigire mu muziki harimo n'abagira impano nyinshi nabyo bibaho ariko umuntu ugira inganzo burya n'inganzo iza iyo umerewe neza wenda amarangamutima wishimye cyangwa ubabaye burya ushobora kwishima cyane bikakuviramo kubona igihangano cyangwa wababara nabyo ukabonamo igihangano hari igihe bijyana n'amarangamutima ariko akenshi bisaba yuko n'imitekerereze yawe muri icyo gihe iba imeze neza kandi imitekerereze kugira ngo imere neza ni uko wasinziriye neza wariye neza wakoze ariko ukagira n'umwanya wo kuruhuka nibwo igihangano cyiza kimeze neza kirisereye kitarimo inzoga kitarimo ibyo byose tujya tubyita ibivuzo kitarimo ibivuzo ariko wari uburyo bwo gusetsa ubwo ni ukuvuga ko za ndirimbo zawe nziza zaniguriye Nyagasani yasize avuze zanzi neza ubwo nukube ariko byo nabandi kurondogora n'undi abapadiri turabizi barya neza ibyo sinakwirwa bikubaza umuryango w'Imana ntabwo watuma utatujya nabi niwe utubeshaho niwe udutunga hari n'igitero tujya turimba mu ndirimbo yitwa ngo Yezu dukunda hari igitero tugeraho ngo yaradutoye iduha ibidutunga ngo barayikitwe duhita tugisimbuka kuko ni icyayi mushyizemo n'urwenya nyine birumvikana indirimbo zacu zitubereye ngo nuko amaso yacu twayanze Imana kugira ngo izatugirire impuhwe urwo n'urwenya ariko padi none hari ibibazo byavutse mu muziki wo mu Rwanda mu muziki gatolika wo mu Rwanda ngiye kubikwereka ntabwo ari ibintu by'ibihuha nibyo nifuza ko dusengura ngiye kubanza mbikubwire niturangiza ubwo twibaze se abanyamuziki abo bireba bari kurya nabi cyangwa hari umupadiri nabaje izina rye bambwira ko yitwa Tofili ko ashinzwe n'umuziki menya ari muri Archdiocese ya Kigali ejo bundi
ari mu misa, hari video ye yasohotse nyuma ya misa ari gusomera bamwe mu banyamuziki avuga ko bahimbye indirimbo zitajyanye n'amahame ya kiliziya, ndetse na nyuma yaho tubona itangazo naryo ndaza kukwereka naryo rishimangira, ririho liste y'abantu bafite ba nyirizo ndirimbo ndetse n'izo ndirimbo, harimo umuhanzi witwa Oreste Niyonzima, Thomas Bicamumpaka na Bibiane Manishimwe. Reka ntangire nkumvisha ka video tugasesengure kanyumvisha rwose. Yego. Rero nk'umuntu batumye kugira ngo njye mpora nkanuye ncunga ibyo bintu ko byubahirizwa hamwe n'ibindi bijyanye na liturujia, ndashaka kwiyama ku mugaragaro imbere y'ikoraniro ry'abakirisitu amakorari yose yo muri Archdiocese ya Kigali ndetse binashobotse no mu Rwanda hose ko indirimbo rwose zigaragaramo kutubahiriza amagambo yo mu gitabo cya miseri cya misa cyashyizwe ahagaragara na kiliziya ku buryo bwuzuye kandi busesuye imurikiwe na Roho Mutagatifu, izo ndirimbo zaba zihagaze. Noneho babahimbyi bacu bakadufasha kubona indirimbo zikwiye, kandi barabishoboye n'impamo ya Mungu, barabishoboye kuko ufite impano gushyira ahagaragara indirimbo ntago bimutwara iminota irenze 30 cyangwa isaha. Ariya magambo mu gitabo cya miseri na magambo yatumye abantu barara amajoro n'amajoro kugira ngo bagere ku kintu Roho Mutagatifu abaha kwemeranyaho, kandi na magambo arera ukwemera kwacu, na magambo arera ukwemera kwacu bikaguha gukura ndetse no kugengarara kugira ngo tuzashobore kwishimana twese imbere y'Imana. Ntabwo nzi rero wahimbye iriya ndirimbo ya Gloria mwaririmbye, ariko ndamukeka ashobora kuba ari Oreste, niba ntibeshye mumusabire. Ndirimbo melodi ni nziza pe, iranadufasha, ariko hari utugambo yajugunyemo tutazi ahantu yadukuye, hakaba n'andi magambo yasimbutse ku bushake. Ndahamya ko ari ku bushake kuko ayo magambo arayazi. Ntabwo ndusabira akayidusubiriramo ashyize amagambo yose yo mu gitabo cya misa, hanyuma namwe ubwanyu mukaba muyihagaritse. Murakoze kandi ndabashimiye, kandi mumenyeshe n'abandi bose. Ngiye mugiye gutegura indirimbo rwose cyane cyane iz'ibisango rya misa, mujye mureba urupapuro, murebe igitabo cya misa, murebe ko bihuye. Niba bidahuye muyibike mu kabati, kandi musabe uwayishyize ahagaragara kuba yayihindura kugira ngo bishobore kudufasha twese kandi binezeze n'umutima w'Imana. Nzishima umunsi bizaba byumvikanye, kandi mba ntazapfa bitarumvikana nubwo ntazigenza apfira. Ubutumwa bugenewe korali bwatanzwe na Padiri mukuru wa Paruwasi Regina Pacis, Padiri mukuru wa Paruwasi Regina Pacis ku busabe bwa nyiricyubahiro Musenyeri Vincent Harorimana. Ndongera kubibutsa ibi: indirimbo tuje kuguhabwa ya Kizito, kubera ko igitero cya gatatu gicuritse twareka kuyikoresha. Ntabwo duhabwa umubiri wa Yezu nk'umugati, kuko umugati uba wahindutse umubiri wa Kristo. Nta nubwo amaraso ya Yezu yatumeneye tuyahabwamo divayi, kuko divayi iba yahindutse amaraso. Mu ndirimbo yitwa Nimuze kwa Yezu, igitero kirimo ngo imigati turayisagura, ikinyuranyije n'inyigisho n'ukwemera kwa Kiliziya, kuko twemera ko nyuma ya konsekrasiyo ikozwe n'umusaseredoti icyari umugati gihinduka umubiri wa Yezu. Na nyuma yo guhazwa hasigara umubiri wa Kristo ushyingurwa muri tabernacle, ntabwo ari imigati. Icyo gitero cyakurwa muri iyo ndirimbo. Gloria
dukoreshe izujuje amagambo yo muri miseri nka Gloria ya Mathieu Ngirumpatse, Gloria ya Abenduhungiyehe Andre ndakeka ntongeye ego iri mu gitabo cya Nyakibanda ya kabiri n'indaherutse guhimba muri 2013. Hari n'izindi namwe mureba izujuje ibyasabwe. Izindi zitabyujuje tuzihagarike zibanze zikosorwe. Izo ni nk'iyabica mu mpaka izamo mu bushorishori bw'ijuru. Iya Oreste izamo za Candidawe, iza Bofor n'izindi. Indirimbo ikundwa guterwa ivuga ngo Imana ni umubyeyi, nayo tube tuyihagaritse kuko si iyo gushimira, noneho byagaragaye ko teoloji y'amagambo yayo ifite ikibazo. Ndongera kandi kwibutsa ko indirimbo zose z'umuhanzi Bibiane Manishimwe muba muzihagaritse kuko nyiricyubahiro Musenyeri Vincent Harorimana yabisabye. Twirinde kandi uwo muco mubi wateye wo kuvuza induru ahubwo dukoresha impundu kuko aho biri ngombwa kuko arizo z'umuco nyarwanda. Padi wabyiyumviye? Nabyumvise pe. Duhere kuri ira video. Ira video bishatse kuvuga iki Padi kuri wowe nk'umusaseridoti kandi ukaba uri n'umunyamuziki, bivuze iki iyi message irimo hari? Ni message ikomeye, n'ubutumwa bukomeye, ndetse Padiri Theophile Nkundimana wabutanze ari no mu kiliziya, ngira ngo yabitewe nuko ayoboye komisiyo ifite mu nshingano liturujia muri Arkidiocese ya Kigali, ndetse buriya ni n'umuntu waminuje muri ibyo bya liturujia. Twese tuba twarabyizeho, ariko we yarabiminuje ku rwego hejuru, ndetse numva yarabyize niba ari Roma, ndakeka ari Roma, hatabaye Roma haba muri Espagne, ariko yarabiminuje byo ndabizi. Noneho aranabishinzwe. Ikindi ni umuntu bifitiye n'ishyaka, abigirira ishyaka cyane. Burya ari umuntu yiga n'ikintu kandi asanga gifitemo n'ishyaka n'urukundo. Bigaragaza ko rero byari bimubabaje cyane cyane ko wenda yari yaragiriye inama abaririmbyi mu buryo butandukanye, inshuro zitandukanye. Hari ngira ngo bumvise ikintu bita ihuriro ry'abanyamuzika gatolika mu Rwanda. Ntabwo wenda kiramenyera cyane, ariko n'urubuga ruhari. Yigeze kujya mu ihuriro ry'iryo huriro, mu ihuriro rya gatandatu, arabivuga, arabyigisha. Ariko natwe abapadiri burya kenshi dukunda kubigisha abakristo muri rusange, abakristo b'abarayiki ndetse n'amakorali by'umwihariko. Ni umuntu rero byari bibabaje kandi yumva ko bigomba gukosoka. Gusa twebwe nako ngewe reka nivuge, ngewe nigeze guhita ngaragaza icyifuzo cy'uko hasohoka inyandiko isinyweho n'abagomba kwisinyaho, iriho n'ibirango byose bya diyoseze cyangwa se by'inama y'abepiskopi gatolika mu Rwanda. Kuko burya abepiskopi nibo bayobozi bacu mu by'ukwemera, kandi burya ni nabo barengezi bukwemera. Abepiskopi rero numva yabasaba bakakora inyandiko isobanutse neza, bakayisinya, bagashyiramo ibyo birango, bavuze kashe, noneho bikaba ibintu biri ku murongo. Kuko hari abantu bashobora gukeka ko ari amarangamutima ya Padiri Theophile gusa, cyangwa se wenda bakagira ngo hari n'abashobora kuvuga, rero hari n'uwabivuze, hari n'uwo nabyumva yavuga ati umupadiri kumenya agira amahane, kandi mu by'ukuri sinavuga kubyita amahane. Byaba byiza bivuye mu mvugo y'amagambo. Burya Afurika turacyari mu ruhererekane nyemvugo cyane, oralité, ariko ibyiza ni uko tuha imbaraga n'uruhererekane rw'ibyanditse. Kuko burya ikintu cyanditse kiri ku murongo kiba cyanatekerejweho, n'ujya gutanga imirongo muri paruwasi cyangwa n'ahandi agenda afite icyo yerekana gifatika, bigatuma n'ababwira babyumva neza, ntibarakare. Kuko wavuze ati umupadiri ko umenya agira amahane nuko yumvaga arakaye, yavuze ati kumva turakaje,
kubera ko wenda yavuzemo n'izina ry'umuntu rw'abanyamuziki bari kubisesengura bagiye bamwe bavuga ngo yatukanye yavuze ko abiyamye ku mugaragaro. Oya ntabwo nabyita gutukana gusa yarababaye kubabara byo birumvikana byo biragaragara ntiyabisha ariko ntabwo navuga ko yatukanye gusa buryo ushaka guca ikintu ari ukoresha imvugo rimwe na rimwe ikakaye kugira ngo abantu bumve ko atari imikino gusa nyine ngiye icyo nasaba yuko byandikwa hakabamo amabaruwa afatika agaragaza indirimbo zikwiye kuba zihagaritswe kandi nkeka ko batazihagarika byo kuzihagarika gusa ahubwo baravuga ngo muzikosore n'ubundi inyinshi ziba zihimbye ziryoheye amatwi iyo ari zibyinitse ziba zibyinitse ku buryo bushimishije ariko nyine ako kantu k'amagambo kandi burya abahanzi tugomba kwitondera amagambo duhimba n'abakirisitu muri rusange tugomba kwitondera amagambo turirimba kuko ukwemera kwacu ntabwo kujyamo ibibonetse byose hari amagambo icya mbere ni ijambo ry'Imana buriya tugomba guhimba icyo tugomba kwimika cya mbere ni ijambo ry'Imana tukimika ibitabo bya kiliziya n'ubundi akenshi bishingiye ku ijambo ry'Imana tukimika nk'uko yabivuze tugashyira imbere amagambo ari mu bitabo bya misa mu bitabo by'umukristo se buri gitabo cy'umukristo muri rusange rwose kigaragara nk'ikirimo ibintu binoze ugafata amagambo yanoze wayikoresha yawe ugakoresha yegereye uko kuri ariko nk'uko abivuga iyo bigeze ku bisanzwe bya misa mu gifaransa tubyita l'ordinaire de la messe ugomba gukoresha amagambo uko yanditse n'ubishyiramo ibyawe uvuga ngo uribuka hari igihe bajyaga baririmba nyir'ubutagatifu bakayisimbuza singizwa data singizwa mwana ukumva ahubwo iyo ndirimbo yaririmbwa ku munsi w'ubutatu butagatifu ariko atari nyir'ubutagatifu. Reka mfashe abantu badukurikiye kugira ngo bumve ukuntu ibintu byacu bigiye umujyi umwe nta mpamvu yo iyo ushyizemo ikindi kintu wamugira wica tuba tumaze kuririmba ngo nyir'ubutagatifu ni nyagasani Imana nyir'ubutagatifu tukari nyagasani Imana. Padiri akomeza avuga ngo iki muri consecration koko uri nyir'ubutagatifu ugasanga birajyanye naho undi yaravuga ngo singizwa data singizwa hanyuma mu kanya ngo koko iyo koko kumva nta kifatanye nacyo nta coherence irimo ntabwo ari umujyi umwe. Ni ukuvuga iki rero icyo ngiye nasigaranye ni uko bimubabaje kandi reka bimubabaze abigifitiye ishyaka ariko aranabishinzwe yakoresheje n'amagambo akomeye kugira ngo yumvikanishe uburemere ariko noneho kubivuga kuriya nabyo ntibihagije ahubwo namusaba ngo kuko yegera abepiskopi bamuhaye n'ubutumwa abasabye ko bakora inyandiko ntibabyanga ndabizi ntabwo babyanga kuko nabo burya iyo tuganira nabo kenshi iyo tuganiriye wumva bibabaza ko abantu baririmba ibyo babonye cyangwa uko babonye. None padi ikibazo nakubaza ubundi izo ndirimbo kukimucunga zamaze gusohoka zigeze mu kiliziya kuri tele cyangwa kuri YouTube cyangwa kuri televiziyo mukajya mwazamagana kuki abo bahanzi mutababwiye ko nyine mugira standard z'uburyo ibintu byanyu bigenda ku buryo bazajya bahima indirimbo bayobowe nabyo ibyo ngibyo padi ni kukubaza biri seriye ndabyumva kuko usanga umuntu umwe w'inyabitimbo w'igisenyi wize solfège ujya bukeye yamenye nyine kwa kundi batondekanya amanota bagaterekaho amagambo ahita abikora ahita asohora indirimbo noneho mwebwe mumenya ko izo ndirimbo zasohotse ari uko muzumvise mu kiliziya kuki mutagera kuri tere nyine ngo mu byo biga bya condition donc bya science ya solfège yo guhima indirimbo kuki mutabigisha na morale niba nabyita morale n'uburyo bwo kubikoresha mu application yabyo mu buzima bwa kiliziya kuko hari ahandi yabikoreshaho ntibibyara ikibazo akenshi n'uwo muziki kandi arawigira mu maseminari cyangwa bakawigishwa n'abaseminari cyangwa abafite aho bahuriye nabyo. Ngewe turamutse tuvuze ngo ntabwo bigeze babyigishwa twaba tukabije wenda bishobora kuba bidahagije ibyakozwe bidahagije gusa mu ntangiriro za kiliziya mu Rwanda hari ukuntu byasaga nk'ibyubahizwa cyane ugasanga nk'indirimbo z'abapadiri bitwa Bagahinda
n'abandi bagiye bahimba indirimbo. Izo ndirimbo zifite n'uburenganzira bwo kuririmbwa butangwa n'abepiskopi. Hari ibyo bita imprimatur kera umwepiskopi akagusinyira ko iyo ndirimbo ifite hawe uburenganzira bwo kuririmbwa no muri liturujia ya misa n'izindi liturujia zose. Ariko nge nkekaho ikibazo cyagiye kivukira uko mbikeka uko mbibona. Nshobora kwibeshya abantu banyihanganire. Uko kiliziya mu Rwanda yagiye ikura nizo mpano zagiye zigaragara mu bantu benshi batandukanye baba benshi kandi abepiskopi nabo bakagira imirimo myinshi ku buryo bya bindi byo kuvuga ngo indirimbo zirahabwa abepiskopi babanze zihabwa uburenganzira byagiye bisa nk'ibyibagirana. Abahanzi no wabyigitseho wese agasohora indirimbo agahita yigisha muri korali igahita iririmbwa. Wowe ukazajya kumva ko ifite ikibazo ariko yaririmbwe nka kabiri cyangwa gatatu yageze muri community. Ariko nzi ko hari ubushake bwinshi bwo kongera kubisubiza nka mbere burahari kandi byaratangiye kugira ngo uhimbye indirimbo izarimbwa muri liturujia byibuza abanze ayishyikirize padiri mukuru muri paruwasi, ayishyikirize padiri abapadiri bahari cyangwa se padiri mukuru, byibuze padiri mukuru abanza yisome abanza bimenye ko aho biva naho igana. Erega buri hari uretse n'amagambo burya hari n'injyana itari katolika nayibaho. Iyo njyana wayishyira ahandi wenda kuri YouTube yawe cyangwa ahandi, ariko byagera muri liturujia ya misa, muri liturujia y'amasakramentu, muri liturujia yo gushyingura, muri liturujia yo gushyingira, muri liturujia zitandukanye ukaba utayijyana nayo. Nubwo yafite amagambo meza kuko n'injyana katolika ibaho utagomba kandi ijya bihura n'umuco wacu. Noneho nkeka ko imirimo yageze ikaba myinshi. Urabona nk'ubu abapadiri muri paruwasi tuba dufite ibintu byinshi cyane twiruka nkamo. Ufite paruwasi ifite santrali 10, 8, 6 ntabwo ari ibintu byoroshye. Paruwasi ibamo utuntu twinshi cyane. Hari igihe ushobora kugeraho ugatwarwa n'ibindi aho ngaho ukawurira umwanya cyangwa se n'abaririmbyi nabo ukabibigisha pe. Hari aho twagiye tubigerageza. Ndibuka mu paruwasi nagiye mbamo icyo kintu naragikoze. Rutongo ruri Regina Pacis Nyamata narabikoze kanya gato ko ntahatinze. Saint Michel sinibuka neza ariko nahumenya hari icyo nakoze kiringaniye. Ariko noneho icyo navuga ngo nuko ni ishorongi nkihagera mu bintu nahereyeho nacyo kirimo. Ariko muri iyi minsi abakristo dufite bari icyo usanga umuvuga n'ikintu akacyuhereza amezi 2-3 ubundi akisubirira hambere. Uzi ko ngeze nk'ishorongi nabwiye amakorali ngo najya kwiga indirimbo nshyashya, korali igiye kwiga indirimbo nshyashya, iyo ndirimbo ikaba itagaragara mu bitabo by'indirimbo zizwi byahawe uburenganzira n'abepiskopi aribyo twita imprimatur mu Kilatini, bakabona cyangwa se urupapuro rw'iyo ndirimbo nta imprimatur igaragaraho, bajye babanza bayizanire padiri iyo ndirimbo abanza yirebe, noneho abemerere kuririmba cyangwa kubyihorera. Babikoze amezi 3 ubundi ndababura. Ahubwo nkajya numva bakuye turirimbo hirya no hino. Ngaho naho mafite ikibazo gikomeye. Urabona hari nk'ibintu nyine tumenyereye byo muri kiza bya kwa kundi tuvuga ngo ni universel. No kuvuga ko ibintu nyine biba biri scientifique uko basoma misa mu Rwanda niko basoma muri Kongo niko basoma ni Burayi hose no muri Aziya. Gatigisimu twiga nimwe. Abapadiri bose waba gatigisimu yikunda waba utayikunda twese muyigisha kimwe. N'amasakramentu twese tuba tubizi. Ariko umuziki ndakeka wo mwara utaye inyuma kuko uzamwe amarangamutima no mu bapadiri. Ibingi bindi kuvuga muri comment hari abantu bazavuga ko ari byo. Hari igihe usanga muri paruwasi hari umupadiri akaza agashyigikira korali reka mpere kuri icyo, agashyigikira umuziki bamwimura undi usigaye umukurikiye we yikundira nka siporo byayindi akajya mu rubyiruko akajya muri siporo n'urubyiruko gukina football birashoboka. None undi ugasanga tuvuge nk'abacuranzi bo bacuranga bakwikundira nk'amajwi ya piano n'ibiki na za gitara akavuga hoya ayo majwi ntago yemeye muri liturujia kandi uwo ngo wa mbere wagiye we yarabarekaga bakabikoresha. Urakavuga ati hoya mujye mucuranga organ. Kera rangi hari umupadiri wari ugiye kunsohora muri bazilika y'Ikabgayi ngo nacuranze mu gitari ngo ijwi rya gitari ngo bacuranga muri kiliziya yose ngo kuva Yezu yayirema ngo birazwi ko bacuranga ngo organ.
kandi hari uwakurikiyeho arambwira ati ahubwo rugari ntuzongere kuzicuranga ujye ushyiramo ayo yandi niyo meza. Ikindi hari nk'ibintu byo gutitiza. Hari igihe bigeze bavudukana umwe mu banyamuziki yaririmbye kuri televiziyo ngo yashyizemo vibrato. Bamwe barabyemera, hari na korali bigeze bahagarika korali Pueri Cantoris y'ahantu hamwe muri diocese ya Ntuza, diocese ya Kabgayi. Barabahagarika officiel ngo ntibazongere kuririmba ngo kubera ko batitije ngo bashyizemo vibrato. Uwo mupadiri yagiye ukurikira avuga ati hoya, ahubwo abantu batazi gushyiramo vibrato ntimuzongere kuririmba. Uri kumva ko nkuko twari tubivuze dutangiye tubivuga, hari ibyo nyine bigaragaza ko kiliziya hari ingingo washingira ko koko kiliziya ni universelle, nkabera twari tuvuze misa, amasakaramentu, uburyo muyigisha ijambo ry'Imana basoma buri munsi. Ariko nko kubijyanye n'umuziki, ubwo umuziki hari n'ibindi uhagarari bizamwe amarangamutima padi nimushaka mushaka ukuntu mubyiga. Byo ibyo uvuga nibyo, hari ibyo uvuga byo gusa tugomba kuganiraho tukagira uko tubibona kimwe. Ni ukuvuga abapadiri burya natwe twarize, dufite ukuntu dutekereza kimwe, dufite ukuntu tuyobora ibintu bimwe na bimwe kimwe, nko kuvuga misa, gutanga amasakaramentu tubikora kimwe. Ariko nanone burya mu butumwa umuntu agaragaza nuko ateye. Uko ateye ntibyabura kugaragara, kuko hari umuntu wigisha avuga cyane, ahubwo rimwe na rimwe wenda n'abakristo bakavuga ati n'amatwi yacu hari igihe tuba twumva kubera ko ariko ateye, undi akaza kongorera ahubwo bose bakamera gutyo bati se kugira ngo tubashe kumwumva ntuguhengeka cyane kugira ngo tubwumve. Undi ashobora kuba akunda kuririmba, undi atabikunda cyane, kandi ubundi kuririmba n'ibya kiliziya muri rusange. Undi ashobora kuza yikundira umupira w'amaguru akajya mu rubyiruko rwose akakora pastorali ya siporo kandi akabageza kuri Yesu Kristo. Undi akazibanda ku muziki, undi akazibanda ku bapfakazi akabashyira ku murongo kugira ngo bahure na Yesu Kristo. Ibyo birashoboka. Ariko nyiburiya kiliziya hano bera nziza, niyo mpamvu ubutumwa bwacu bugenda buhindagurika. Ni ukuvuga ngo uri muri paruwasi nonaha ukahava hakaza undi, ejo hakaza undi, kugira ngo za mpano zose zigere ku bantu bose. Ubona ko kiliziya icyo kintu irakizi ko ntago waguma ahantu hamwe, ahubwo ugomba kuzimuka, impano yawe ukayijyana ahandi itaragera, nawe izo utashoboye abandi bakaza bakazihashyira. Ukajya nko ushobora gusanga nk'impano yawe yasenyaga abantu bakahita bazana ababubaka, ariko nawe ubundi akajya ushobora kuba muri paruwasi ukahaba, ariko ibyawe bikazarangira ari ukuririmba gusa. Byiza rero ko bageraho bakaguhindura, hakazaza noneho n'uwita kuri pastorali y'urubyiruko, ikenera ubushyo ry'urubyiruko, hakazaza noneho undi wita kuri iki. Ariko burya muri rusange turigengesera, ukagerageza ku ibice byose bya paruwasi by'ikintu ubushyo ukabigeramo, ariko nyine aho uhengamira hashobora kubaho. Ahubwo tugarutse inyuma gutyo, nuko icyo nasaba yuko abantu bose bamenye kusoma amanota, ntabwo bahita bahinduka abahanzi. Kumenya gusoma amanota no kuba umuhanzi biratandukanye. Iyo ugize amahirwe byose urabigira. Ubwo twari tumaze kunegura ubuyobozi, ubwo reka tujye no kubahanzi, abanyamuziki gatolika. Buriya umuntu wese wamenye gusoma ijwi rya soprano nk'uko tubivuga, ntabwo biba bihagije kuvuga ngo ubu nabaye umuhanzi. Ndetse ndahita nsohora akantu mpite nk'ikiraro muri korali, wagomye no kuvuga uti nubwo mbyiyumvamo, iyo mpano nyiyumvamo, oya ushobora no kupenya gusoma amanota, iyo mpano ntayifite pe, bibaho. Wowe ukaba usoma iby'abandi ukaririmba iby'abandi, ariko ibyawe ntabihari. Guhimba ni impano yihariye. Hakabaho undi wowe wifitemo n'iyo mpano yo guhimba, iranagukirigita ukabyumva ko ariko gukirigita ngo ugire ikintu ushyira ku mugaragaro. Nawe niba wabihimbye gira uwubyereka, cyane cyane muri abo bakuru. Gira uwubyereka, akukosore, kugira inama, kugeza igihe azavuga ati noneho rero iki gihangano watunganyije gishyira ahagaragara kimeze neza. Byaba byiza ariko kimaze no guhabwa bwa burenganzira. Ntabwo rero hari n'ikindi, hari abantu bafite iyo mpano yo guhimba indirimbo. Ntabwo njya mvuga kwandika indirimbo, ntabwo ari Ikinyarwanda. Guhimba indirimbo iyo umaze kuyihimba, nako iyo uri guhimba ntabwo ari byiza kuhimba buri munsi, ntabwo ari byiza nabyo. Icyo kintu cyo guhimba buri munsi twigeze no kukivuga ku bahimba zaburi, twavuga tutari ko muri guhimba zaburi buri cyumweru zaburi nshyashya, ukibagirwa ko umwaka ushize nabwo waziduhaye n'umwaka wabanzaga nabwo waziduhaga.
ni icyumweru cya 33 gisanzwe n'urugero icyumweru cya 33 gisanzwe cy'umwaka turuje umwaka A umwaka ushize warayiduhaye kuri A uduhinde uduhinde ni ya mbere tutarayimenya neza kubera iki wareka ni ya mbere ikabanza twayimenyera icyo kintu cyo kuvuga ngo ndasohora indirimbo nyinshi oya bigeraho ntibibe no gusenga bigeraho wenda ariko ntawe nciri rubanza Imana imbabarire namwe mwese mubabarire ariko mba numva umuntu agomba gushyiramo n'akantu kumwanya n'ibyo wahimbye bibanze bigira icyo bimara mpamvu usanga nk'abantu ba kera nk'indirimbo zanyu ukajya wumva nyine ari nka inspiration yabaye ari nk'ubutumwa hari yarahawe mu gihe runaka bugahita burangira akikomereza ibindi naho ubu ngubu usanga ari ibintu indirimbo ntabwo ari byiza ukabigira siyanse nko gucuruza. Hari ijambo mperutse gukoresha ku mbuga duhurira nk'abapadiri hari ikintu nise ngo consumérisme liturgique ariko ntabwo ubundi kibaho n'ingero gihinga hari consumérisme liturgique kuko abantu bashobora kuvuga ngo indirimbo tuzikoreshe tuzikonsome tuzijugunye dufata izindi cyashya gutyo bakibagirwa ko muri cya gitabo cy'umukristo cyakira harimo turirimbo twiza tutagomba kwibagirwa mu bitabo byasingizwa harimo indirimbo nziza tutagomba kwibagirwa bya bitabo byasohowe n'abaseminari mu Nyakibanda harimo indirimbo nziza tugomba kwibagirwa noneho buri munsi tugasohora indirimbo ikarangira twayirimba kabiri irashaje tugafata indi igezweho gutyo byageraho tukamera nk'aba bahanzi mbona hanze badahimba iby'Imana bahimba indirimbo imara amezi 3 ikaza abantu bose bayitangariye nyuma y'amezi 3 ngo iki kirashaje reka dufata undi ibyo ntabwo ari byiza kuri twebwe muri abasenga tubyirinde buriya rero dugarutseho twahereye nyine buriya ishyaka n'akababaro bya Padiri Théophile ndabyumva ariko nanjye natanze igitekerezo ko byakwandikwa muri ubwo buryo navuze abepiskopi bakabishyira ahagaragara ndamushyigikiye kuko harimo akavuyo ndamushyigikiye ahubwo ikibazo ngewe nta nubwo ari padiri ndi gukonda na systeme yose hari ibyo nyine mukora neza ariko iyo ngingo y'umuziki n'utundi tukeye urumva ko babyibagiwe hazamwe amarangamutima nyine kuko nk'urugero nta muntu nkakorana ari nk'ubwe ngo amasakaramentu nk'ubu twese turayazi ko ari 7 twarabifashe mu mutwe ubu sinshobora kwibeshya ngo mbivuge ukundi ngo mwara twese tubyiga kimwe mu Rwanda hose ariko bira byo guhimba indirimbo umwe agira amahirwe yahura nawe kuko uri umunyamuziki ukamufasha ariko undi yahura n'undi nayo makuru ntayamenye ko bibaho nicyo kibazo ubundi yewe ntabwo navuga ngo systeme nta ubuzikoresheje mu systeme y'Igifaransa ntabwo navuga ngo systeme irarwaye cyangwa se ngo systeme cyangwa ntibyitaweho ahubwo kubona yabivuze ni ikigaragara ko abantu bakora no kuvuga ngo wenda ushobora gutinda kubivuga cyangwa se ukagira n'uburyo bwawe bwo kubivuga bamwe bashima abandi ntibabishime ariko icyo navuga cyo nuko kuba yabivuze ni kigaragara ko iyo komisiyo irakora kandi n'abepiskopi nze ahantu henshi bagiye babivugira mperuka kumva nigeze kumva nyiricyubahiro Cardinal bivuga nigeze kumva Musenyeri Sinayobye Edouard umwepiskopi wa cyangwa bivuga nigeze kumva umwepiskopi wa Ruhengeri Vincent Harorimana bivuga we rero umenya anabifite no mu nshingano mu nama y'abepiskopi niwe uhagaritse na zimwe za Bibiliya no kuvuga iki iyo systeme irakora ariko nigeze muhamagara ndabimubaza arambwira ngo reka ntago ari nge wazihagaritse inkuru rese byanditse ko ari nge wazihagaritse aha kwandika urumva ko nagarutse ku kintu cyo kwandika kandi noneho urabona ujya kuri Radio Maria Rwanda ugasanga wasaba indirimbo ya Bibiliya bakakubwira ati hoya baratubujije ubibaje nk'umunyamakuru ukajya kuri Pacis TV naho ugasanga ati nk'umunyamakuru ariko noneho Bibiane nawe akababaza ngo indirimbo zanjye ngo ko mwazihagaritse ngo ninde wazihagaritse iki kigaragaza ko ubundi niyo mpamvu nahoze mvuga nanabisaba n'uriya mupadiri Théophile bifite ishyaka afite no mu nshingano inyandiko ica amazina dore padiri ubona ko yazihagaritse zirandimo ngo muri Regional Pacis irandirimbo ejo narindi ikibeho iragororeye ejo barayiririmbye muri ira event y'umunsi mukuru wa nyina wa Jambo La Veille mu gitaramo irandirimbo barayirimbye kuko bo ntago babivugira muri Regional Pacis bari bahari urukumva ko cya kintu nyine hari ikintu kiri kubura nicyo navuze nsaba indirimbo Imana n'umubyeyi hari amakorari ngo abizi neza ko ngo bayiciye ariko hari ahandi ho bayiririmba ariko nabwo ntago tubizi neza niba barayiciye kuko nta hantu byanditse
umupadiri umwe we niwe ugenda akabibwira abaririmbyi bati ino ndirimbo ntimuzongere kuyiririmba. uzi ikindi kintu njye nagiraho inama abapadiri bagenzi banjye nubwo wenda ntabarusha ubwenge ntabarusha n'ubutungane ariko hari akantu najyaga nkora kera ariko n'ubu nyagakora nkagerageza kujya gusoma misa nkagenda nzindutse kuko ntabwo ari byiza no gukererwa cyangwa ugenda isaha igeze iminota igeze ntabwo ari byiza ubu ugomba kuhagera hasigaye igihe kinini kugira ngo misa itangire misa igatangira waruhutse wasenze nahagera nkihutira kubaza korari indirimbo yateguye ese mubanze mu nk'urutonde rw'indirimbo mwateguye nkabanza nkamenya ko izo ndirimbo koko mbona zikwiye kuririmbwa ndetse ahubwo zinahura n'icyo turi guhimbaza kuko hari igihe tuba dufite ibanga tugiye guhimbaza ryihariye mystère hari igihe tuba ari umunsi w'umutagatifu cyangwa abatagatifu ukabona korari ntiyabyibutse ni umunsi wa Bikira Mariya ukabona ntibabyibutse reka nkwereke icyaro nigiye kujya gusoma misa ariko ntabwo ari muri paruwasi nari ndimo nari nagiye mu yindi paruwasi noneho ndavuga nti mumuzanire indirimbo mwateguye hari kuri Kristo Umwami ngiye kubona mbona indirimbo itangira ni twaje mana yacu indirimbo nziza nanjye ndayikunda ariko nibaza ntibuze guhurira na Kristo Umwami nk'ibanga ryihariye duhimbaza umunsi n'ubundi ni Kristo Umwami bari kuririmba ariko ntago bihura n'ibanga ry'umwihariko turi kuririmba uwo munsi ugasanga ni kuri Assomption bitegura izindi ndirimbo nta hantu bigeze batekereza Bikira Mariya nacyo cyangwa se n'umunsi wa Yezu Kristo yihindura ukundi guhera ku ya mbere kuza ku ya nyuma n'Bikira Mariya gusa kandi ukabona ari ikibazo ngewe burya nahitamo nuko indirimbo zateguwe no kuwa gatandatu niba tuvuge cyane cyane kurya liturujia agasongero kayo ni ku misa yo ku cyumweru kuwa gatandatu korari yagombye kwereka padiri indirimbo yateguye mu mirimo dukora nako kantu tukakagira kandi no bisigaye byoroshye za telefone za WhatsApp bashobora kohereza indirimbo kavuga atari ku indirimbo iyo muyihindura kuko urabona ntabwo hari n'indirimbo wenda yahuraga n'ivanjiri y'uwo munsi ariko ntimwayitekerejeho ntabwo ari ukuvuga ngo tugiye kuririmba izo dukunda gusa ikindi ahubwo uzi ko harimo n'abantu n'amakorali amwe n'amwe bategura nk'indirimbo wenda yo gutura cyangwa se imwe yo nyuma yo guhazwa noneho bakavuga bati tuzateriye ariko tuzashyiraho ni kuko zose turazikunda wageraho ukumva bibaye ikintu kimeze nka concert utazi ariyo agatera baririmba ibitero bibiri bagahita bakomeza mu yindi bakomeza muri bya ntabwo mbikunda itegura imwe bakagendera mu marangamutima yabo ngo barazikunda ushatse gutegura indirimbo zose ukunda mu misi imwe ntibyakunda ntabwo byakunda uzi ko na padiri yagiye kwigisha yanyigisho nyuma y'ivanjiri ahitamo ingingo ari bwigisheho mu ngingo nyinshi zishoboka ahitamo ingingo imwe ebyiri eshatu ariko izirimo zose ntabwo yazishyira mu nyigisho imwe kuko twahita tumera nka babandi bene data ngo ajya gusoma ijambo ry'Imana yagira nk'ahantu handitse ngo kunywa inzoga agahita hataruka mu buryo yari yabimbwiye cyangwa akareba bitewe n'ukuntu yabyutse niba yabyutse avugana n'umugore neza ubwo nabwo arategura ibijyanye n'uko yavuga n'umugore neza buriya ikiriziya igira umurongo rwose ibingibi abahanzi nanjye ndimo padiri ariko noneho hari icyo nshaka kukubaza kuri ya nyandiko twasomye tugana ku musozo kugira ngo tutarambira abantu ino nyandiko wabonye ko nubwo nta bitagaragara aho yavuye ntabwo bigaragara neza ariko bimeze yanditswe n'umuntu z'ubwenge rero tuvuge nk'urugero ngo tuje kuguhabwa ya Kizito ngo impamvu ngo bayihagaritse ngo ni ukubera igitero cya gatatu ngo ndongera kubibutsa indirimbo tuje kuguhabwa ya Kizito ngo kubera igitero cya gatatu gicuritse ngo twareka kuyivuga ngo ntabwo duhabwa umubiri wa Yezu nk'umugati kuko ngo umugati uba wahindutse umubiri wa Kristo aho rwose uwo muntu wabyanditse afite ukuri wenda nubwo atari inyandiko officielle ariko ibyo avuga ni ukuri ntabwo duhabwa umugati ntabwo duhabwa divayi nta kibazo reka umubiri n'amaraso bya Kristo nibyo ndabyemera padiri none reka nkwereke ngo mu ndirimbo yitwa ngo nimuze kwa Yezu igitero kirimo ngo imigati turayisagura kinyuranyije n'inyigisho n'ukwemera kagiye kuko ngo twemera ko nyuma ya consecration ikozwe n'umusaseredoti icyari umugati gihinduka umubiri ntabwo tuba dufite umugati tuba dufite umubiri wa Kristo ko ndi kumva hari indirimbo zahinduka nyinshi ngo muze duhabwe
ngo umugati na divayi, hari indirimbo nyinshi zirimo aya izimeze gutyo zose ba nyirazo bazisubiremo barebe, ngo na nyuma yo guhazwa bazisubiremo barebe. Nanjye nisanga ari iyo mfite irwaye ntabwo nzatinya rwose kubwira abantu ngo muyivane mu nzira, ngo Imana ni umubyeyi, ngo tube tubihagaritse kuko si yo gushimira. Noneho byanagaragaye ko teoloji y'amagambo yayo ifite ikibazo. Nyine padiri nanjye yenda nk'aga critique nashyiraho, niba bimeze bitya rero indirimbo zose zirasubirwamo ariko na Bibiliya murayisubiramo. Kubera ko reka nkubwire padiri, urabona Bibiliya ni wowe hari terime ukunda gukoresha ngo yanditse, hari ukuntu ujya ubyita hoya ni biriya bintu byo kuri YouTube uvuga ngo niba ari genre littéraire, genre littéraire no harimo genre littéraire nyinshi cyane muri Bibiliya urabizi. Hari igihe bavuga ikintu gifite icyo kiri gusobanura, nk'urugero bushize twakoranye ikiganiro ndi kukubaza ngo cya kinyamaswa bajya bavuga ni papa, sobanurira context ikikondi ko umuntu agomba kumva context iyo bintu byavuzwemo n'impamvu nyine yabyo, kandi koko narabyumvise n'ubu nanjye nirwa mbisobanurira abandi. Noneho rero n'aba ngaba nawe ashobora kwitwaza ibyo bintu akakubwira ko nawe ari genre littéraire, akakubwira ko nk'urugero nko muri ya ndirimbo ya padiri Yezu ngo ufite inyota, ngo Yezu Kristo ni wowe mugati umara inzara n'inyota. Iriya ndirimbo bigeze bashaka ngo kuyihagarika ndi kuyikora ngewe, yarabimbwiye ngo bari kuvuga ngo umugati ntabwo umara inzara n'inyota, warabasaserdoti bari kuyigaho, ariko ngo baza kwemeza ko umugati n'ubundi noneho wumve ko nawe yavuze umugati nta nubwo yavuze umubiri. Urumva ko nawe iyo ndirimbo nayizahita rero tegeko rirayigonga, ariko nubwo ritayigonga umugati n'ubundi umubiri n'ubundi nta kibazo. Umubiri n'ubundi uburimwe amaraso niko mutubwira, kuko niyo mpamvu mutayamuduha no ku maraso ya Yezu kubera ko twahawe umubiri n'ubundi umubiri. Icyo ni ikindi kiganiro kigari cyane tuzaganira ikindi gihe. Urumva rero ko n'ibingibi nabyo seta dute. Oya ubundi urabona Bibiliya yo ntabwo ishobora guhinduka, ni ijambo ry'Imana. Igihinduka ni kuyishyira mu rurimi runuru, ariko kuri ko ntiguhinduka. Ubwo ndashaka kuvuga traduction cyangwa translation mu cyongereza. Ururimi ushobora guhindura amagambo bijyanye n'ururimi, kuko ubundi Bibiliya ntabwo mu ntangiriro yanditswe mu Kinyarwanda. Kimwe nuko bashobora kuvuga ati reka tuyishyire mu Kinyarwanda cy'uyu munsi, kuko wenda uko yari yanditse mu Kinyarwanda cyo mu myaka ya kera n'umuntu w'ikigero ntiyanabyumva, ariko kuri ko ntiguhinduka nta nubwo uzahindura Bibiliya. Cyo ni cyambere, ntabwo Bibiliya ihinduka, ahubwo dusaba abahanzi ngo babanze bari biri muri Bibiliya, aba ari byo bajye bitaho cyane. Icya kabiri, iyo genre littéraire abashumba muri kiliziya y'abepiskopi ariko n'abapadiri babafasha abantu izo genre littéraire zirahari muri Bibiliya, ariko ntabwo wowe wahindura ukwemera Gatolika ubwo bitwaze ko ari genre littéraire, ntabwo bishoboka. Ukwemera Gatolika kurahari ntiguhinduka. Niba hari aho ufite ugarukira ntuharenge mu myumvire limite, ukaba uri limite, baza abakuyobora mu kwemera, baza ababihugukiwe. Kuko erega ubundi no kubaza umuntu uti sobanurira ka ntabwo ari ubugwari, ahubwo ni ubutwari. Gusobanuza burya n'ubutwara, ahubwo hari igihe ushobora kuvuga uti ningenda nkajya gusobanuza baraba ko ndi umuswa. Oya, ahubwo burya umuntu uzi gusobanuza kuvuga atari ko ngaho murikire ujya umuntu aba ari umuhanga. Umuntu utinya uvuga ati uzi ko nanjye hari igihe indirimbo nari ngiye guhimba ariko umenya ari ntuza, umenya ari iriya ndirimbo duheruka ariya y'amashyi nayo yakunzwe yitwa Nzabibwira Yesu. Hari ahantu nageze nshyiramo Ikinyarwanda, ndavuga iki ni Ikinyarwanda, wenda atari n'ikibazo cya teolojiya, ahubwo ari ikibazo cy'ururimi. Noneho mpamagara umupadiri twareho ni Dasi Tuyisenge, kuko ndamwizera mu Kinyarwanda, ndamuhamagara ndamubwira nti ko navuze ibintu n'ibi ubundi ibyo bintu ni Ikinyarwanda. Ahambwira ati wikubimbwiye se mu nteruro imwe numva nabyumva, mbwira context yose. Ndabivuga nsobanura byose, indirimbo yose ndayimubwira. Ahambwira ati ibyo wavuze ni Ikinyarwanda nibyo. Kuba wabaza uti se hangaho ibintu ndi gukora nibyo, ntabwo ari ubugwari, ahubwo bigaragaza ko uri umuhanga ushaka kugira ngo nyine ibintu bidapfa. Tugire rero twese bahanzi yewe n'abandika ibitabo
ese kuki umuntu atandika igitabo ngo ahita agisohora arabanza akagisokosoza kikanyura mu maboko y'abantu 3 4 5 bamukosorera bamubwira bati hari ibyo wavanze, hari ibyo wanditse nabi, hari amagambo atariyo. Wa mugani ubwo niyo mpamvu na za ndirimbo babahanzi bacu bagomba kumenya ko indirimbo ubutumwa baba burimo babugiye kugira impact kuri societe nini, bagomba nabo kugira ikira kintu kitwe imprimatur wakigeranya n'ibyo byo gukosoza n'ibitabo. Uribuka ko no muri kaminuza nyine igitabo ntago bapfa kucyaprovinga bapfa kukivuga ngo nigisohoke kiranza kagira mu maboko y'abantu benshi, abantu bakabanza bakagisesengura bakagira gute. Hari n'umugabo unyandikira kuri WhatsApp umunyitaba mu Rwanda yambwiye ko yandika ibitabo ngo ashaka kwandika ibitabo ngo gusa bitari ko twaganira ibitekerezo bye nabyumva, arambwira numva rero ibintu byo kwandika ibitabo washatse wabyihoreye cyangwa se wabyandika uzabanza ubiha abantu 3 4 5 kugeza no ku mwepiskopi wawe aho uri, abanza bicishemo amaso, abanza biha umugisha, naho uko nkubona niba kufite n'iki n'usohora igitabo uzatubera ukwemera. Ariko natangiye yumva atabyumva ariko umenya atangiye kubyumva. Sinirwa mvuga amazina si ngombwa. Padi turagushimiye cyane ko udufashije kumva gusobanukirwa ino nkundura nyine yibizi hagarikwa ry'indirimbo. Hari abantu ntago bari kubivugaho rumwe, ngubu kame muradufashije utarankirije imitima yari ihangayitse myinshi. Nari mfite byinshi byo kukubaza ku muziki ariko ntago nshaka ko tubivanga kuko tuvuze kuri no case, ariko hari n'ibindi nifuza kuzakubaza ku makorari gaturika nyine mu Rwanda. Iki ngiki twaba tugisoreje ahangaha kugira ngo nyine tutagisohokamo, ubwo wagira akanya nyine ko kugira icyo uvuga yenda tukurotira dufata umwanzuro. Yego murakoze cyane. Nagira ngo mbwire umuntu wese wumvise ibi tumaze kuvuga akabibona ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se akabyumva tubiganira nk'abantu b'abahanzi n'abakunda umuziki muri rusange, wenda akabibabariramo cyangwa akabikomerekeramo, yihangane, ntabwo ikigamijwe ari ikintu kibi. Wenda bashobora no gukomoza ku ndirimbo wahimbye ukumva usa nk'ukomeretse, ariko burya uciye bugufi wasanga ahubwo kukwibutsa ko hari ibintu bikwiye gukosoka, cyangwa ubutaha ujya guhimba none uzitonda kurushaho, ni umugisha ukomeye. Ahubwo biragaragara ko kizikora kuko nyine ntiyabirebera ngo ibyihorere ngo no kugira ngo abantu batababara. Oya, ahubwo burya ushobora no kubabara bikavamo umugisha mwinshi. Uzi ko burya abahanzi twebwe burya turi kubyungukiramo. Ubutaha ninjya guhanga indirimbo iyo nagize inspiration nzitonda kurusha mbere. Urumva rero ko bitubivana mu mugisha, ntagire bibabariramo. Dusaba abantu bose no gushishoza no gutapfa kuyoragura, kuko hari n'abagenda bakajya kuyoragura indirimbo bumvise mu madini hirya no hino bakabizana muri kiliziya, bamwe bakanavuga ngo byose ni kimwe. Iriya mvugo yo kuvuga ngo byose ni kimwe ntabwo ari ntagatifu. Nicyo navuga, kandi nshimira umuntu wese ufite ubushake bwo kugira ngo lituje zacu zigende neza, guhera ku bashumba kugeza ndetse no ku bakristo b'abarayiki. Umuntu wese ushaka ko ibintu bigenda neza, Imana imuhe umugisha. Twese tubigiremo kandi ubwo bushake. Numva aricyo nasorezaho. Yego. Padi murakoze cyane. Murakoze namwe.